Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Turanezerewe uyu mugoroba. Amen. Ko turi amahoro tukaba turi no mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Turanezerewe kandi ko twongere kugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe. Ijambo ry'Imana ni ikintu abantu batarimo bw'agaciro muri iyi minsi ya none, ariko twebwe tugifite iyo nyota. Imana ibihererwe icyubahiro. Turihuta rero, mwanya muto tugiye gukoresha ahangaha. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo imibereho y'abantu bafite kwizera kubeshaho. Imibereho y'abantu bafite kwizera kubeshaho. Abo bantu bafite ukuntu babaho. Haleluya. Abantu bafite kwizera kubeshaho, bagira uko bagenda, bagira uko babaho, mu yandi magambo bakabeshwaho no kwizera, bakabeshwaho nuko kwizera kwabo. Imana ishimwe. Reka twifashisha amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki ibice 2, dusoma umurongo wa 4 wonyine. Igitabo cy'umuhanuzi Habakuki ibice ni 2, turasoma ku murongo wa 4. Haranditse ngo, dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Reka nsubiremo. Dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Imana ishimwe cyane. Aya magambo rero nande ntasomye uhereye mu gice cya mbere cy'igitabo cy'uyu muhanuzi Habakuki, harimo amagambo yajyaga yibaza kandi akabaza Imana. Iyo usomye usanga Habakuki yaritegereje ubwoko bw'Abayuda, ubwoko bwatoranijwe n'Imana, ubwoko bw'Imana, Imana yishimira, ariko akababazwa nuko hagati muri bwo habonekamo gukiranuka, habonekamo gukiranirwa, habonekamo ibyaha bitandukanye, ndetse ngo n'urugomo rwinshi. Ibyo bikababaza Habakuki nk'umuhanuzi w'Imana. Arangije arasenga abaza Imana, kuko nawe uyu munsi mu bizera b'Imana, mu barokore bo turi uyu munsi, mu bo musangira ifunguro ryera, mu babatijwe mu mazi menshi, tukibonamo ibyaha bitandukanye, kandi tujya ku igaburo ryera, kandi dusangira amasengesho y'iminsi yose, duterana kenshi, ariko ibyaha bikaba bikiboneka muri twebwe. Ibyo rero nibyo Habakuki yabonye mu bwoko bw'Abayuda. Arangije abaza Imana ati, kuki? Imana iramubwira ati, ibyo ngibyo nanjye narabibonye. Ndetse yaraharaho yageze avuga ati, kubera iki Imana ikiranuka ikabana n'abantu bakiranirwa kandi ifite amaso yo kubibona? We yarazi ko hari ibyo abantu bakora Imana itabibona, kandi bitwa abakiranutsi b'Imana. We yarazi ko rwose ibyo bintu hari bihishwa amaso y'Imana, ariko siko kuri. Imana yaramushubije iramubwira ngo, mwana wanjye humura, ibi ngibi bizakurura umujinya wanjye, kandi ubu bwoko bwanze kumva amahame n'amabwiriza yanjye, nzategeka ko buba iminyago y'i Babuloni, bagende bajye kuba munsi y'uburetwa i Babuloni. Ubwo banze kunyumvira, babanze bamve mu maso, bagende baturaho i Babuloni, bakomeze bakoreshwa imirimo y'uburetwa. Ahari aho ngaho wenda bashobora kugarura agatima, bakongera bakangarukira. Niko byagenze nimusoma Bibiliya. Noneho bagezeyo, Habakuki nanone arababara, areba ubwoko bw'Imana, aravuga siko Imana iteje abakiranirwa guhana abakiranuka. Habakuki bimubera ikibazo. Arongera aritegereza, asanga muri abo bakiranirwa babayeho neza, ariko abakiranuka babayeho nabi. Nabyo bimutera ikibazo. Ariko se iyi Imana iteye iti? Iyi Imana yemera ko abakiranutsi babaho mu mubabaro umeze gutya,
ariko abakiranirwa, abanyabyaha bakaba baguwe neza kuri iki kigero. Imana iza kumusubiza amagambo, iramubwira ngo haba kuki abo bantu bose, ni mu gice cya kabiri, abo bose babayeho neza cyangwa se bari mu binezeza ariko bakiranirwa, ariko bakora ibyaha. Nubwo ubona banezerewe nyamara bakora ibyaha, iherezo ryabo ni ukurimbuka. Ariko wumve neza aya magambo, umukiranutsi wanjye naho yababazwa, naho yateraganwa n'imiyaga n'imiraba, naho yakozwa hirya agakozwa hino, umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Muri ibyo byose yacamo, wowe ubona biruhije, bigoye, umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Kandi si n'ibyo gusa, uretse no kubaho abeshejweho no kwizera, umukiranutsi wanjye afite isezerano ry'ubugingo buhoraho. Amen. Niho haba kuki yaje gusubiza ubwenge inyuma, aravuga ngo kweri nuko bimeze. Arangije ngo afata icyemezo, aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire, mpakiranukire, mpategerereze kugeza igihe nzabona icyo Umwami Imana yacu yamfatiye. Haleluya. Tugiye kuganira rero ku mibereho y'abantu bafite kwizera kubeshaho. Abo bantu babayeho bate? Abo bantu babeshejweho n'iki? Abo bantu ubuzima bwabo bwubatse gute? Kandi iyi mibereho irankwiriye nawe iragukwiriye muri iki gihe cya none, kuko tumaze kubona ko umukiranutsi w'Imana wese uko bizagenda kose azabeshwaho no kwizera. Iryo ni ryo sezerano Imana yatanze. Umukiranutsi w'Imana ibyo yacamo byose, ibiruhije n'ibyoroheje, ibikomeye n'ibindi tutabasha kuvuga, azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Abo bantu imibereho yabo rero ikibakubwira ni abantu ubuzima shingiro bwabo bwubakiye ku ijambo ry'Imana no ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo Yesu. Ni abantu ubuzima shingiro, abo bantu babeshwaho, bafite kwizera kubeshaho. Ni abantu bafite cyangwa se bubakiye ubuzima shingiro bwabo ku ijambo ry'Imana no ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo Yesu. Ngaba abantu ba mbere bafite kwizera kubeshaho. Kimwe cyo bubakiye ku ijambo ry'Imana. Aho ngaho ubuzima bwabo bwubakiye ku ijambo ry'Imana. Babeshwaho n'ijambo ry'Imana, batungwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikababera umuyobozi, ijambo ry'Imana rikababera ibyiringiro, ijambo ry'Imana rikabakomeza mu gihe batentebutse, ijambo ry'Imana rikababera ihumure mu gihe amahoro yabaye makeya. Ijambo ry'Imana akaba ari cyo kintu kimuba hafi muri situwasiyo iyo ari yo yose agezemo. Imana ishimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, aba bantu bafite kwizera kubeshaho, ubuzima bwabo buba mu ijambo ry'Imana, ntago buba ku magambo y'abantu. Amagambo y'abantu hari ayagukomeretsa, hari ayagutera ibikomere, ariko ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana tuvuga, iyi Bibiliya yera irimo amagambo menshi wasomamo ibihe byose waba urimo, ukumva urakomeye, ukumva urahumuritse. Umwanditsi wa Zaburi y'Ijana na 19 umurongo w'Ijana na 5 yaranditse
ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Umwanditsi wa Dawidi y'ijana na 19 ku murongo w'ijana na 15 yanditse amagambo meza aravuga ngo ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye mu mwijima. Itabaza ry'ibirenge byanjye, aho nyuze hose ngenda nyobowe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rimurikira aho nkwiye kuba ndi, aho nkwiye kuba nicara, niryo rimbwira icyo nkwiye kuba nkora. Ijambo n'abantu bayoborwa n'ijambo ry'Imana. Iyo wemeye ko ijambo ry'Imana rikubera itabaza, rikumurikira inzira yose ugiye kunyuramo, aho unyuze hose ukayoborwa n'ijambo ry'Imana, aho wicaye hose ukayoborwa n'ijambo ry'Imana, ibyo ukora byose ukubakira ku ijambo ry'Imana, uzaba ufite kwizera kubeshaho. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, bwoko bw'Imana, ndabinginze mukunde ijambo ry'Imana. Ndabinginze mukunde gusoma ijambo ry'Imana, muritunge, murivane mu mpapuro za Bibiliya, rize ribe mu mitima yacu. Haleluya. Amen. Iri jambo niryo rizadukomeza igihe tuzaba duhuye n'ibitero bya Satani. Muribuka igihe Yesu yaravuye muri 40 jours, icyo yarwanishije Satani ni ijambo. Ntabwo yamuteye ingumi n'amakofe n'amagambo menshi y'abantu bisi. Yaramubwiraga ngo haranditse ngo Satani. Kandi nasanze icyanditse ahangaha ni intwari ikomeye, ni ingabo idukingira mu myambi ya Satani. Mbega umuntu ufite icyanditswe mu mutima we, biragoye ko Satani abasha kumunesha. Bwoko bw'Imana, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, niba hari ikintu watunga cy'agaciro muri iyi si y'akajagari, ni ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Niba hari ikintu wagira kikakurengera aho udafite undi muntu wo kukurengera uwo ari we wese, kandi kikagusubizamo amahoro aho amahoro yari avuyemo, kandi kikagusubizamo ibyiringiro aho ibyiringiro byari bitakaye, ijambo ry'Imana. Twebwe abantu tugarukira humura, muri komera, naho tugarukira muri bya bindi bituruhije mu mitima yacu, muri bya bindi bidukomerera. Ariko iyo ufashe akanya ugasoma ijambo ry'Imana, usangamo amagambo meza, ugasangamo abatubanjirije uko bagiye bitwara mu byo nawe mu bigeragezo waba uhuye nabyo. Nk'urugero, Yobu yagiye akoresha amagambo meza mu bigeragezo yari arimo, ariko amagambo yakoresheje ubashije kuba yatunze mu mutima wawe, nta kintu cyaguhungabanya, kuko wavuga ati uko biri kose Yobu uyu nguyu wabashije kunesha ibi ngibi, nangira ijambo yakoresheje rigomba kumbera inkomezi. Nk'urugero aho yavuze ngo naho yanyica kandi nzapfa nkiyiringiye, byari bikomeye, byari bikomeye. Mu byumve, ntekereza ko benshi tutaragira ku kigero cya Yobu. Arongera aravuga ngo uru ruhu rwanjye nirumara kubora, murabyumva, uruhu rwari mbega umubiri wa Yobu wari wamuvuyeho, nta kintu asigaranye, ariko asigarana ku ijambo. Avuga ngo uru ruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite undi mubiri. Uhangayikishijwe n'iki? Ni iki kigukuye umutima? Ni iki kikubujije kwizera? Ariko naje gusanga ibintu bibuza abantu kwizera ni ubwoba. Kandi umuntu udafite ijambo ry'Imana mu mutima we, ubwoba buba bwinshi. Bwoko bw'Imana, kugira ngo turwanye umwuka w'ubwoba muri twebwe, turwanye umwuka wo kwiheba muri twebwe, turasabwa gutunga ijambo ry'Imana. Twavuze nanone ngo uwo muntu ufite kwizera kubeshaho, ahandi yubakiye ni ku rufatiro rutanyeganyezwa, ari rwo Kristo Yesu. Ushoreye hehe
imizi muri uru rugendo rw'agakiza. Ni hehe wubakiye? Ni iki wubakiyeho kuri uru rugendo rw'agakiza? Niba atari kuri Kristo Yesu nshuti y'umusaraba, ibindi byose wubakiyeho ni umusenyi. Nta garanti bifite, nta garanti bifite rwose. Urwo rufatiro wafatiyeho ndakugira inama yo kurureka ukaza gufatira ku rufatiro rwa Kristo. Niwe wenyine cyitegererezo cy'abagenzi bajya mu ijuru. Niwe wenyine cyitegererezo cy'umuntu wakomeye mu bigeragezo. Imana ishimwe cyane. Zaburi ya 13 ya 11 umurongo wa 3 haranditse ngo niba imfatiro zisenywe, niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi azabaho ati. Mubyumve neza, hari imfatiro dufite benshi, dufite imfatiro nyinshi. Ufite imfatiro z'umuryango, hari imfatiro z'amafaranga, hari imfatiro z'icyubahiro, hari imfatiro z'ubutunzi, hari byinshi abantu twubakiyeho, hari byinshi imfatiro dufite abenshi bafatiyeho. Ariko izo ni imfatiro. N'ijambo ryavuze ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi azabaho ati. Ariko Bibiliya iratubwira ngo reka urufatiro rube rumwe kandi ruzima rutanyeganyezwa, ari rwo Kristo Yesu. Izindi mfatiro zose, haleluya, hari imfatiro abantu bagenda bubakiraho. Uzi zawe wubakiyeho wumva zishobora kunyeganyega nawe umutima ugashengabara, uzi izawe zose wubakiyeho, ariko izo mfatiro zijya zisenyuka. Yesu nashimwe. Rero umuntu ufite kwizera kubeshaho arasabwa kubakira ku rufatiro ruzima, ari rwo Kristo Yesu. Uru ni rwo rufatiro rwonyine rutajya runyeganyezwa. Uru ni rwo rufatiro rwonyine umukristo yubakiraho cyangwa se afatiraho ubuzima bwe bugakomera no mu gihe kitari cyo gukomera, ubuzima bwe bukagira ibyiringiro bihoraho. Rero abantu bafite kwizera kubeshaho ni abantu bubakiye ku ijambo ry'Imana, ni abantu bubakiye ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo Yesu. Abandi bantu bafite kwizera kubeshaho ni abantu batajya bemera ko Imana yabo ikorwa n'isoni cyangwa se ngo isuzugurwe. Abo bantu ndabakunda cyane. Abantu mu kwizera kwabo, mu kwizera Imana yabo, ntago bajya bemera n'umunsi wa rimwe ko Imana yabo isuzugurwa cyangwa se ngo iteshwa agaciro. Barebera, babyumva. Ndabaha urugero. Umugaragu w'Imana witwa Eliya, igihe kimwe muri Isiraheli bimitse ibigirwamana, bimika Bali, bimika Shera, barasenga bakutuza. Eliya arabireba aravuga ati ibi ntibikabeho, naramenye Imana yanjye. Arangije afata icyemezo. Ni abantu batajya bemera ko Imana yabiteshwa agaciro, ni abantu batajya bemera ko Imana yabisuzugurwa. Arangije avuga amagambo. Eliya nk'umuhanuzi arahanura, aravuga ngo Ahabu, kubera ko wimitse ibigirwamana, kubera ko Bayali wayisimbuje Imana ya Isiraheli na Shera n'ibindi bigirwamana byose, nonaha mu gihugu ntegetse ko nta mvura izongera kugwa, nta n'ikime muzongera kubona mu gihe cy'imyaka 3 n'igice. Arigendera mu ijuru. Imana nayo ngo imubonye iravuga ati ndatangaye. Nta nubwo Eliya yasabye, byamusabye gufata amasengesho ngo abanze abaze Imana ngo dukore iki muri iyi situation imeze gutya. Ariko aricaye arareba aravuga ati ibi ni agasuzuguro, ibi ni ugutesha agaciro Imana yanjye, ibi ni ugutesha agaciro Imana ya Isiraheli, Imana yatuvanye mu gihugu cya Egiputa ikatuzana i Kanani. Aravuga ati no, ntago bishoboka. Ati nanjye ndabihanuye. Icyo gihe ngo muri Isiraheli hatera amapfa. Eliya Imana yamubwiye ngo niyigendere, imaze kubona icyo akoze kandi Imana igishyira mu bikorwa.
iravuga ngo genda wibere kuri kariya kagezi kitwa Kireti, nzahagutungira, nzohereza n'ibikona bikugaburireyo. Amapfa aratera muri Isirayeli, ibintu birakomera. N'igihe ngo kiza kugera ka kagezi kaza gukama, Imana yamubwira ati ntago nzakureka, noneho genda i Sarefati urasanga umuntu uzagutunga. Imana ibintu byose barabiteguye. Kandi rero kubwo kubahisha Imana no kwanga kwisuzugurika, Imana igufata amaboko kandi Imana ikagushyigikira. Ntago ushobora kugawa kubera ko waharaniye icyubahiro cy'Imana, kubera ifuhe ry'Imana ufite. Ntago ushobora guseba. Nicyo Kinyarwanda ntabwo waseba. Ntago waseba kubera ko waharaniye iby'Imana, kubera ko wanze ko Imana yawe iseba, kubera ko uri mu ifuhe ryayo, kubera ko wanga ko icyubahiro cyayo gicishwa bugufi n'abana b'abantu batakebwe mu mitima yabo. Imana ntabwo ishobora kwemera ko nawe ubura uko ubigenza. Yabayeho Eliya, igihe kiza kugera aza guhura n'inkuru tuzi ngo Obadiya aramubwira ngo baragushaka, amubwira ati genda umubwire ko nzaza. Noneho murabizi ko bateranije ku musozi Karumeli abahanuzi ba Bali n'abashera. Eliya akavuga ngo uyu munsi, ayo ni amagambo dukunda kuvuga, ntabwo ndi butinde cyane. Ariko bimaze kugaragara yuko Eliya yishe ingabo za Bali n'iza Shera zose, Imana yatanze imvura muri Isirayeli. Nibwo yabwiye Ahabu ngo noneho ngo hagiye kugwa imvura y'impangukano. Hari hashize imyaka 3 n'igice nta kime, nta n'imvura igwa mu gihugu cya Isirayeli. Umugabo witwa Eliya yarayifunze mu butwara ahabwa n'Imana isumba byose kubwo kubahisha Imana ye. Abantu rero babeshwa, bafite kwizera kubeshaho, ni abantu batajya bemera ko Imana ikorwa n'isoni cyangwa se ngo isuzugurwe. Imana ishimwe. Undi muntu nawe wavuze amagambo nkunda ni Yosuwa. Yosuwa mu bice 24, iyo usomye mu bice 24 yiceje Abisirayeli. Murabizi Abisirayeli bava mu Egiputa, Imana yajyaga ibabwira buri gihe binyuze muri Mose ngo ubwoko bwanjye dore mugiye mu gihugu cy'amata n'ubuki, mugiye mu gihugu iki n'iki cyiza, ariko nimugerayo muramenye, ntimuzibagirwe ngo mukorere izindi mana. Nimugerayo muramenye, ntimuzibagirwe ngo mwibagirwe ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Na Yosuwa rero amaze gusimbura Mose, nawe yakundaga gusubiramo ayo magambo. Ku musozo w'urugendo rwe nibwo yicaje ngo ubwoko bwa Isirayeli bwose arabicaza, arababwira, ayongera kubibutsa Imana yabakuye mu Egiputa, yongera kubibutsa Imana yabambukije inyanja itukura, yongera kubibutsa imirimo y'Imana, yongera kubibutsa. Kimwe nuko ushobora kwicara ukibuka aho Imana yagukuye, tutarenze no gukomeza kuvuga Abisirayeli, kuko imirimo yakozwe n'Imana ikorera Abisirayeli, n'uyu munsi iyo Mana yakoreraga Abisirayeli natwe hari ibyo irimo kudukorera. Imana ishimwe cyane. Nawe ushobora kuvuga amateka yawe, ushobora kuvuga aho Imana yagukuye, ushobora kwibuka aho Imana yakuvanye. Hahandi hose twese tuzi, buri muntu wese afite aho Imana yamukuye. Nawe arababwira ati rero bwoko bw'Imana, iyi Mana yakoze ibi ngibi ntabwo ijya ibangikanywa n'ibigirwamana. Mugendana nayo muca bugufi, mugendana nayo muyitinya, mwirinde kumenyera iyi Mana, mwirinde kwibangikanya n'izindi mana, mwirinde. Ariko ubwo akabivuga abona batanamwumva neza, ari ibintu bavuga ati izo nkuru zanyu wowe na Mose ni inkuru zishaje, twarabyumvishe. Bakomeza kwibera aho ngaho. Mbega mu yandi magambo, iyo urebye ku murongo wa 15 avuga aya magambo ngo ariko niba muhisemo gukorera, niba muhisemo kuwiteka ari we Mana yacu, aba ari we mukorera, ngo kandi niba muhishe n'ibyo bigirwamana nabyo mugende. Bivuze ngo bari bamunaniye nawe. Ntabwo abantu bananiranye muri iki kinyejana gusa, nukuva kera abantu barananiranaga. Aba bantu Imana yari yarashyize imbere yabo, baravugaga bakavuga kugeza aho wumva bavuza amagambo, iyo yasomye
wumvaga ari amagambo yuzuye agahinda, ngo niba mubona ko gukorera izindi mana ngo mugende muzikorere, ibyo birabareba, ngo ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana ya Isiraheli, tuzakorera Imana yadukuye mu gihugu cya Egiputa, kuko twibuka aho yatuvanye. Abantu bashinga amajosi, ubwoko bushinga amajosi kuva kera bwahozeho. N'Imana ajyaga ibwira Mose ngo ubu bwoko ngo ntibugonda ijosi, bushinga amajosi, ukamubwira akakureba akayoberwa niba yumva ibyo umubwira. Bahozeho kuva kera, ntabwo ari iby'uyu munsi. Barananiranye abantu kamere muntu yamyinanirana kuva kera cyane. Kavuga se buriya avuze iki? Buriya si ibyo avuga, se kwa sa kuva kera ukavuga se kwa sa, ngo se se bihuriye hehe? Kuva ku bwano abantu turagoye. Umuntu akababwira ati imvura izagwa, tinyamara muhunge umujinya w'Imana, imvura iziye kugwa. Ariko wa musaza we, koko wasaze ryari? Ushaje nabi. Mana yo mu ijuru, Imana itugire neza. Nyamara imvura yaraguye. Aha niho Yosuwa nawe yavuze ngo niba mwebwe muhisemo gukora ibyo bigirwamana, mugende mubikore. Nababwira iki? Icyo nari nshinzwe kuvuga ni ukubabwira, ni ukubaburira. Ni akazi kanyu. Umujinya w'Imana aho muzahurira nawo harahari, ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ndabifuriza bwoko bw'Imana ko namwe muhindukira, mukareka kuba abantu bashinze ijosi, mukareka kuba abantu batagonda ijosi, tugakorera Imana, tukubaha Imana, tukajya tuba imbere y'Imana duhinda umushyitsi, tugakura ibindi bigirwamana mu maso y'Imana, tugakorera Uwiteka wenyine, tugakurikira Uwiteka wenyine. Yesu nashimwe. Aho ngaho umuntu wamaze kuvuga aya magambo rero nk'aya Yosuwa avuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, uwo ni wa muntu ufite kwizera kubeshaho. Hanyuma abandi bantu abeshejweho no kwizera, azi ko Imana yamuvanye aho yamukuye, Imana yamuhaye agakiza, Imana yakoze imirimo ku buzima bwe, Imana yakoze. Iyo Mana ariyo azakurikira, iyo Mana ariyo azakomeza kwizera. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba ndimo ndababwira ku mibereho y'abantu bafite kwizera kubeshaho, ikibaranga. Abandi bantu ngiye gusorezaho ni abantu mu mibereho yabo isezerano ry'ubugingo rigira imbaraga kuruta andi masezerano yose. Amen. Abantu bafite kwizera kubeshaho, muri bo isezerano ry'ubugingo niryo priority mbere y'andi masezerano yose ya hano mu isi duhabwa. Nzakubakira urugo rw'umugisha, nguhaye inzu, nguhaye imodoka, nguhaye urubyaro, nguhaye. Aya masezerano yandi yose duhabwa. Isezerano ry'ubugingo rirayoboye. Reka mbabwire, yego, iri sezerano nurigira priority, uzagumana kwizera Imana kubeshaho. Ariko nufata aya masezerano ya hano mu isi akaba ari yubanze imbere hejuru, iry'ubugingo ukarishyira inyuma iriye, biragoye. Reka mbabwire, hari abagabo ntatinze aha ngaha nakunze, nkunda aba bagabo buri munsi iyo nsomye ibyabo. Abaheburayo 11:13, mwumve abantu bafashe isezerano ry'ubugingo barigira priority kuruta andi masezerano bari bafite yose. Abaheburayo 11:13 haranditse ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi.
abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Imana ishimwe cyane. Aya masezerano ari ikintu namaze kubona, kandi reka ngitangaze mbwire n'abanyamasezerano. Ni byiza, amasezerano aranezeza. Ni byiza rwose iyo Imana idusezeranya ni ukuri wumva ukomeye kandi bikatunezeza imitima. Imana ivuze ati nguhaye poromosiyo, biranejeje. Imana ivuze ati nkubakira urugo rw'umugisha, biranejeje. Imana ivuze ngo nguhagije uburame, biranejeje. Aya ni amasezerano ya hano mu isi. Hari igihe tujya dupfa amwe ataranasohora, ariko aya masezerano afite isezerano riruta aya yose, ariyo iryo ngiryo riyaruta, ni isezerano ry'ubugingo. Kuko ryo naho twava hano mu isi, iryo sezerano tujyana naryo. Ariko ya yandi twasezeranijwe tukiri mu buzima, hari n'igihe tugenda atarasohora. Ntabwo ari igitangaza. Bibiliya se ntimaze ngo abo bose bapfuye bakizera. Hari amasezerano bari bafite. Aba basogokuruza bo kwizera nabo bari bafite amasezerano menshi nk'ayo ufite nanjye nk'ayo mfite, ariko ngo bapfuye bakizera. Gusa ibyiringiro byabo biri kuri gakondo y'aho bazaba imyaka n'imyaka, aho bazaba ubuziraherezo, aho bazaba ubuzima bw'iteka. Haleluya, haleluya. Isezerano ry'ubugingo, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo abe ari ryo mushyira imbere y'andi masezerano yose, kugira ngo mukomeze kugira uku kwizera kubeshaho. Ujye umenya yuko hari igitondo kimwe ushobora kwirirwa mu isi nyamara ntuyiraremo. Ntabwo bikuraho ko udafite amasezerano. Amasezerano yo tuzakomeza tuyakire igihe cyose tuzaba turi imbere y'Imana, ariko ucunge cyane, wibande cyane ku isezerano ry'ubugingo. Nsoza kuri iyi ngingo ivuga ngo ni abantu mu mibereho yabo isezerano ry'ubugingo rigira imbaraga kuruta andi masezerano. Hari andi magambo tutari busome, ariko amagambo nkunda cyane ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Ni ibice bitatu, muzahere ku murongo wa 7 mugere ku murongo wa 14. Harimo amagambo yerekana umuntu wafashe isezerano ry'ubugingo arigira isezerano riza imbere y'andi masezerano yose. Wenda mvuze kuri uyu murongo wa 12, Pawulo yaravuze ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mbashe mfate icyo Kristo yamfatiye. Amen. Si uko maze guhabwa cyangwa se maze ibyo wakora byose, ariko Pawulo muri we icyo yashakaga yari akurikiranye ni isezerano ry'ubugingo rihoraho. Murika ko hari aho yigeze kubwira Timoteyo, yaramubwira ati Timoteyo mwana wanjye, ubu njyewe Pawulo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ngo narinze ibyo kwizera, ngo none ngo mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Urumva umuntu wari ufite isezerano ry'ubugingo. Ubwo rero uyu mugoroba ntatinze, ndagira ngo bene data twige kubaho imibereho y'abantu bafite kwizera kubeshaho, tuba mu ijambo ry'Imana, dutunzwe n'ijambo ry'Imana, kandi dufatiye ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo Yesu. Hanyuma nanone muri iyo mibereho y'abantu bafite kwizera kubeshaho, tugomba kuba abantu batemera ko Imana yacu twizeye, Imana twakurikiye, isuzugurwa cyangwa se iteshwa agaciro. Hanyuma icyanyuma tukaba abantu mu mibereho yacu isezerano ry'ubugingo ari ryo sezerano riza imbere y'andi masezerano yose. Imana itugire neza, kandi Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza.